Murakaza neza nanone kuri YouTube channel TFZ Rwanda cyangwa 250 Rwanda, aho tugiye kongera kurebera hamwe tip za CSS na HTML turangiza uko twigishaga CSS na HTML bijyanye. Muri tip rero tugiye kurebera hamwe, turareba uburyo dushaka gukora menu bar cyangwa se menu bar ifite drop down menu, noneho na sidebar. Izo zose turaza kuzirebera hamwe muri ino video, ariko nkuko mubyibuka muri video zagiye zitambuka nagiye nkoresha Visual Studio Code, ariko kuri iyi video kuri inshuro kuko tugiye gukora nkuko bivuze haruguru tugiye gukora zino menu, ndakoresha noneho iyindi web development tool, no kugira ngo iyo tool imfashe gukora iki, ku display icyo nzajya nyikoresha nuko nguko igaragara. Icyo impamvu mpisemo gukoresha ino tool ni ukugira ngo ibyo nzajya nkora bizajya bihita bigaragara hano kuri output. Turabona ko ifite side ya HTML, ikagira side ya CSS, ikagira side ya JavaScript, ariko ibyo wajya ukora byose hano byajya bigaragara hano muri output. Niyo mpamvu nahisemo kuyikoresha. Ni ukuvuga ngo iyo uri gukora igenda inakwereka uko ibyo uri gukora bigenda bigaragara kuri muri output, kuri ino side ya output. Ni ukuvuga ngo HTML codes ndazandika hano muri side ya HTML, za CSS ndazandika hano, ariko byose biragenda bigaragara uko menu bar zacu zirwe zigenda zitungana. Ni ukuvuga ngo ngiye gushiraho code za HTML, none ndagaruka nsobanure, none tunakomeza dukora tuna buildinga izo menu bar tunakoresheje CSS. Okay, code za HTML ngizi maze kuzishiramo uko bigaragara nko binasobanutse. Ni ukuvuga ngo nkuko tubireba hano hani pages zingahe, ni 5. Ubwo harimo main page 1, page 1, page 2, page 3 na page 4. Ni bigaragara ko ni page enye, ni menu iriwe ifite web page enye. Nubango iyo menu tugiye gukora iraba iri horizontal, kuko ndaza gukora ebyiri, ya sidebar n'iri horizontal. Noneho nabonye ko hari n'indi menu eshatu, niyo menu ya horizontal iraba turongera tuyihinduremo iyindi ya horizontal ariko ifite drop down menu. Ni ukuvuga ngo ubungubu code za HTML ni izingizi, ni ukuvuga ngo ngiye gukora noneho code z'iki za CSS, tugenda buildinga ya menu yacu buhoro buhoro. Ni ukuvuga ngo CSS rero ndatangira, ubwo ni CSS ngiye gukora. Ubwo ndatangira rero na body, ubwo ndakora like font family Arial, niyo nkunda gukoresha. Okay, ni Arial. Ni ukuvuga ngo urabona ukuntu hano muri output ihita igenda ikwereka effect ya buri ikintu nshizeho, n'ubundi niyo mpamvu nahisemo gukoresha iyi ngiyi. Ndakoresha background color, reka duchoosing color ahangaha kuri iyi website ya htmlcolors.com. Okay, reka nkoresha iyi color. Uragenda ureba uko nanditse code ya HTML ya CSS ukuntu iri bugenda igira effect hano muri output. Ndakomeje, margin ndakora 0 pixels, padding 0 pixels, text align, ni ukuvuga n'uburyo text iriwe igaragara. Ndakora center,
list style. Okay, list style, ndakora none. Murabona ko iri kugenda ihinduka, ni ukuvuga ngo iyo UL ni UL nagiye maze gukora hano muri CSS. Okay, ndakomeje na children, ni ukuvuga ngo iyo ni, murabizi nigeze kubisobanura muri CSS, mvuga children long ni family tree iyo muri CSS. Ni ukuvuga ngo rero ndakoresha niyo ndi gukurikiza hano, ubwo hano ni ULLI rero ndakora, ubwo ni uburyo izi page zirube zigaragara noneho muri iyo web page. Ndakora float left width width 150 pixels, height 40, background color, ubwo ni color iri inyuma y'izi page names. Let me pick up this color. Opacity ni uburyo ibonerana. .8 kamare 0.7 kandebe ko nafata indi kala hano, tumva iyo ngiyo itangaragariye neza. Opacity kanshireho 8. Reka ndekereho 9. noneho nkore text align, ibe center, kora font size, ubwo ni uburyo inyuguti zingana. Font size reka nkore like 15 pixels. Font weight iyo iraba bold. Urabona ukuntu biri kugenda bihinduka. Font weight bold. Okay, naho ngaho urabona uburyo menu yacu irimo igenda ihinduka. ULLIA text decoration. Okay, ubwo ndagira ngo nkureho turiya turongo turi hariya turi munsi y'ayo ma page name, ubwo ndakora none, turiya turongo tuveho. Color ko nibara, urabona ko riri mu bara rigenda gusa umutuku, ariko kandashiraho kamfate ibara hano. Let me pick white. Ngaruke hasi
iraba display, ubwo display irareka ibe in block. Ariko hano hari ukuntu bitagaragaramo neza, reka sinzi niba mubona ukuntu biri hano hejuru, ntabwo birimo hagati neza. Agakode reka nongeremo hano, ni line height, line height reka nkore 50 pixels, 50 pixels imanutse cyane, reka ngabanye, ndakora like 40. Yeah, 40 is perfect. Cool. Okay, ariko reka nkuremo iyo opacity igaragare nk'uko ugomba kugaragara, nta opacity irimo. Ndabona gutya aribwo bisa neza. Dushiraho ibara rya noneho nukora, urabona ko ubu ngubu washiraho iyi mouse yawe nta kintu gihinduka. So turashaka gukora iryo bara, ni nukozaho mouse gutya igire irindi bara ifata. Ubwo ul lia hover background color kubera ko ibara riri muri background y'ubundi rikeye, no kuvuga ngo hover igomba kuba ibara ryijimye. No kuvuga ngo ngiye ndafata let me pick a black, ariko oya, reka nze nkoresha RGBA, ko ni RGBA, ubwo ndakoresha 12 12 kankore 0.8 turebe. Okay, naho ni sawa. Okay, gutyo birahagije. Noneho turebe ULLI display iraba none. Noneho ULLI izi ngizi mbe nzishize muri okay, ntacyo, reka nzirekereho, ndaza kuzisobanura nyuma. ULLI hover ULLI display ibe block. Urabona
izi family tree nkuko nabisobanuye, urabona ko izi family tree hano ntago tuzifite hano muri izi code za HTML, ariko ndaza kuzisobanura nyuma mu gihe ndi bube ndi gukora ifite drop down, kuko ndagira ngo ninza gukora ya drop down nkomereze n'ubundi kuri iyi ngiyi. Noneho iyi HTML code zacu urabona ko ifite class ya menu rero niyo ngiye gukora display table. Margin aba 0 auto 0, ko muri kubona hano ukuntu biri kugenda bihinduka kuri no side ya output. Padding iraba 0 pixel. Noneho ikindi urabona hano ko dufitemo container. Iyi container impamvu nayikoze idafite content ni ukugira ngo tubashe gutandukanya footer, iyi ni footer urayibona, noneho na menu. Turebe hano, reka ni container nanze nyikorera turebe icyo iri butange. Iyi ni ID, iyi ni ID ntago ari class, means hano ntago iri buba akadomo, iraba ino number sign. Ubwo container namaze kubabwira impamvu ngiye kuyikora kugira ngo tuze gushiraho itandukaniro rya footer, kuko container ni biri muri hano between iyi footer n'iyo menu. So ni ukuvuga ngo container iraba ifite background, color, reka nawe nyishakire color. Ni ukuvuga ngo igomba kuba itandukanye n'iyi, reka nye kano kabara like okay kari white. Ntabwo kagaragara neza. Let me choose another color. Kandebe kano wenda. Background color, padding reka nshireho like 50 pixels. Wabonye niko kano ni container, ariko iri bara nashizemo nta kigenda. Reka nze nshiremo irindi wenda at least iri wenda ako ni ibintu bigerageje kujyana. Ndakora rero margin reka nkoreyo like 500 like 50 pixels. hano
margin top like 10 pixels. noneho text align ibe justify. ni ukuvuga ngo text ariko reka ino margin top nyikureho, margin kugira ngo wenda iyo container ifatane igume ifatanye na pages n'amazina y'amapage. hano niyabemo distance, so text align iraba justify font size like 18 pixels. ni ukuvuga ngo icyo reka mbereke icyo ngendeho gukora ni like ni hano, ibyo ndi gukora ni hano. Reka hano muri container shiremo like one paragraph, turebe icyo ndimo ndakora. urabona ni content, ni izi content ni ibingibi ndi gushiramo. urabona like this paragraph hano. Let me select until to the end, copy it. urabona ni ibingibi ndi gukora, ni content zigomba kujyamo hano hagati, nizo ndimo gukora. Let me close this. Izi paragraph ndimo ndashira ni iyi container. Izi paragraph ahantu ziri niyo container, niyo iyi container ndi gukora hano. So justify, okay, text iraba justify. urabona ko iri justify, ariko ndabona aga paragraph ari gatoya. Let me just add in some content. Yeah. noneho content iyo nuko nguko iyikoze iraguma gutya. kereka wenda hajeho wenda ugiye ushiraho za headings, heading 1, heading 2, heading 3 cyangwa spanninga, ushagira ikindi kintu ushiramo wabyongeramo. ariko ubu ngubu ngiye nuko ngo nashatse kubikora. nuvuga ngo ikindi kintu gikurikiyeho rero ngiye gukora footer. yoyo ni aka ko hasi, aka ni kano niko ngiye gukora. ni ukuvuga ngo footer nkuko tuyibona hano ni HTML. urabona ifite class yitwa footer. ubwo ndaza hano akadomo footer, ubwo iraba background color. ubwo ndashaka guhereza footer irindi bara rya irindi background. urabona ko ubu ngubu nta background ifite inyuma, ariko aka background nayihana nakameze gute. reka ni kuyiha background kuko nta yabigiye kuba colorful. reka nyereke ni kuyiha background, nkore gusa
wenda color mpindure color amagambo y'ibara. Reka mfate uyu mweru turebe niba uri bugaragare. Ntabwo ugaragara, means na color nayo ndabona ntanayikeneye, kuko na color ntago nyikeneye kuko ndabona n'ubundi umweru nayo utagaragara muri background mfite. Reka nkore padding, iri bara ntago tukirikeneye. Reka nkore padding, kora 4 pixels, si 4 pixels kiri bume. Noneho text align, ibe center. Ndumva ari uku nguku naka designing, ariko nk'ubu ngubu urugero rutoya urabona ahangaha iri hano nongeyemo content, n'ubundi iragenda imanuka ngo hano ngize nka paragraph zingahe. Reka nongeremo like paragraph, hano urabona ukuntu yagiye imanuka. Nukuvuga ngo content za hano nizo zigenda ziringaniza no hasi nkuko mubibona. So iyi ngiyi niyo menu ya mbere, ni ukuvuga ngo nkuko twabibonye hano, iyi niyo iyi ngiyi turangije. Iyi noneho hari sorry, iyo ngiyo turangije. None hari iyi ngiyi noneho iyo ifite drop down menu. Iyo ngiyo ifite drop down menu rero ukuntu ubikora nibyo tugiye kurebera hamwe, uburyo ifite drop down menu iba imeze. Ni ukuvuga ngo iyi ifite drop down menu, ikintu ukora wongeramo gusa ya family tree nyine, children nibyo ugenda wongeramo gusa, ukavuga ngo family tree imeze gute. Hari parent, hari great grandparent, great children, great grandchildren, ni ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo rero nibyo ugenda wongeramo gusa. Reka turebe nabyo uburyo bikora. Ni ukuvuga njyewe ndagaruka hano ntacyo mpinduraho kuko biraguma gutyo. Ahangaha reka mvaneho wenda iyi main page gume gusa, mfite izo pages zingahe, enye cyangwa se niyo yagaruka, ariko nayo reka nyite wenda page 0.
nuko hano yahindutse. So ni ukuvuga rero drop down menu yo ukuntu ikora. Drop down menu ukuntu uyikora ni nkuko twavuze, ni family tree, parent, children, grandchildren, great grandchildren, ukuntu bagenda nyine bimanukana. Ni ukuvuga ngo urabona ko hano ufite ULI imwe, ULI. Noneho hano ushaka guha iyi page 0, ushaka kuyiha sub pages cyangwa se izindi page munsi yayo. Hano unabona iyi closing tag ya li iyi page, uraza ukayimanura hasi between iyi opening na closing tag, ukongera ugacreatingamo iyindi unordered list. Iyo unordered list rero nayo ikaba ariyo, donc itongera ugafungura nk'iyi, noneho akaba ariyo ushiramo iki za pages zindi rero ushaka gushiramo. Urugero ndafata iyi nyishiremo hano, ninyishira hano ngenda yita wenda like kanyite wenda sub page 01 01. Urabona hano yisizaho. Noneho mo hano ushaka kuziha ni zingahe biterwaho na sub pages ushaka gushiramo cyangwa se super zinga ushaka gushiramo. Hano shiramo like 2 and like 3. Nuvuga ngo hano nimbona hahitabamo 3 sub pages. Nahangaha nicyo kimwe, nahangaha niko n'ubundi bubikore. Ndabikora gutyo gute? Ndaza hano, niba nshaka gushiramo hano indi sub pages, ndaza hano kuri iyi closing tag y'iyi page, closing tag y'iyi page, nze mfunguremo nanone iyindi unordered list, opening tag na closing tag yayo. Iyo ni opening tag, closing tag yayo ni UL, ndayiclosinga. Then ndangiza nze mfate iyi nanone nze nyishiremo hano. Ninyishiramo hano, iyi ngiyi irava ni page 1 ariko sub page number 1 nanone. Gahita sub page number 1 nanone nze mfatiye gutyo nayo iraba sub page number 2, sub page number 3, biterwa na sub pages ushaka gushiramo. Reka nabyo tubirebe. Urabona ko iyi ni page 1, sub page number 1, sub page number 2, sub page number 3. Ni ukuvuga na page 1 iraba ifite drop down pages zayo zingahe, sub pages zayo zingahe? 3. Mwabonye nayo irahita igira sub pages zazo 3. Mwabonye ni uko wakoze, uko twakoze iyi imwe ni kushaka gukora n'izi zindi zose. Urabona ko izi ngizi zifite ama sub pages. None reka ngaruke kuri ka gakode nigeze kwandika muri CSS, mvuga ndaza ugasobanura mu nyuma mu gindi ndi gusobanura drop down menu. Ni ukuvuga urabona hano hari UL LI UL LI A. Iyi ni family tree. Ni ukuvuga ngo reka turebere hano noneho hano muri CSS hari agakode na harudu property nandi turabona ni UL LI UL LI. Ni ukuvuga ngo I'm targeting ELI urabona ULLI means I'm targeting what? Ndi gutargetinga ELI. ELI ni ndi gutargetinga. Urabona ko ni ULLI ikongera nanone ULLI, then nkashira values mo hano hagati. Urabona ko ULI ya mbere ni iyi, LI ni iyi, iyi LI ikaba ari iyi ngiyi, iyi ULI ikaba ari iyi ngiyi, iyi
ULI ikaba ari iyi ngiyi. Donc ndi gutagetinga ikintu kiri between iyi LI, ndi gutagetinga ikintu kirimo hano hagati, means nizi submenus nakoze kugira ngo zibe displayed yazo ibe none. Nanone ugiye kureba iyi LI ULLI A niyo yizi pages zisanzwe, babonye niyo iyi ngiyi. ULLI niyo iyi ngiyi, ULLI A. I'm targeting this, ndi gutagetinga iyi page 0. Izi ngizi ntacyo nzirebaho, ndi gutagetinga iyi page 0. Reka mfunge iyi HTML kugira ngo turebe. Urabona je ni ingi nari ndi gutagetinga hano muri CSS, ndiko ULLI A. No kuvuga ngo uko bireba ni hano ni ULLI A. I'm targeting this one. Nanone ahangaha ULLI no kuvuga ngo urabona hano hari ULI ya mbere, ULI nkahita nkora hava, nkahavaringa, ubwo ni iyi. Nanone mo hano harimo indi ULI ni iyi, no ngo iyi ULI ni ULI nkahavaringa, then hakazamo indi ULI, iyi UL ni LI ariyo iyi ngiyi. Iyi igakora kuri iyi ngiyi irimo hano hagati kuri sub pages. No kuvuga ngo niyo naravuze ngo ndaza gusobanura izi codes ebyiri. Impamvu nazanditse no kugira ngo iyi menu twakoze idafite drop down iba ariyo nza guhindura ibe ifite drop down menus. Ndakeka kuri ibyo ngibyo bisobanutse. Reka none turebe iyindi ifite sidebar. Nukuvuga ngo ifite sidebar niyo tujye kureba. Bon, ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu izi ngizi ebyiri nshobora kuzirekeramo hano, nshobora kurekera nkakora video ya sidebar nayo uburyo dushobora sidebar. Reka turebe noneho muri video ikurikiraho uburyo dushobora gukora sidebar menu. Mu gihe rero tugiye gukora video ya kabiri, niba ukunze ino video wongere wibuke ukore subscribe, wongere una liking ino video. Murakoze cyane.